Yes, abantu rero mwese muri kwitegura ubukwe ku munsi w'ejo turabifuriza urugo ruhire, ni nako umuhanzi Gauss umuhanzi Gaspari arimo abivuga abifurije urugo ruhire. Gaspar, amakuru yawe? Amakuru yanjye ni meza. Amazina yawe yombi witwa? Nitwa Bimenyande Gaspari. Ukaba uri umuhanzi waturutse he rero? Ndi umuhanzi waturutse mu karere ka Kirehe. Turirimbireho kuri iyi ndirimbo twihuse. Tubifurije urugo ruhire, Imana yacu izabubakire, kandi ihore mu ruhande rwanyu ubu n'iteka ryose. Ya kabisa. Hanyuma rero nguwo umuhanzi tugiye kuba turi kumwe, Bimenyande Gaspar. Ku rundi ruhande ariko tufite n'undi muntu ukomeye cyane ujye utuma indirimbo mwumva hano burya ziba zikoze kandi zakozwe nawe. Ninde? Yitwa Olivis Pro. Olivis Pro, producer Olivis. Nicyo bivuze? Yes. Aha. Ngabo rero abantu tugiye kubana, hanyuma rero Gaspar, ubwo turatangira twihuta. Gaspar, watangiye kwinjira mu muziki ryari? Hashize imyaka 4 ninjiye mu muziki. Ufite indirimbo zingahe? Ufite indirimbo 5. Indirimbo 5 zikoze ndabona hano kuri YouTube channel yitwa Bimenyande Gaspar. Ubwo mwanajyaho mugakora subscribe kugira ngo akomeze gutera imbere nayo nyine azabone neza. Hanyuma ndabona afite indirimbo yitwa Mwarimu Murezi, reka nayo tuyumveho tugaruke mu kanya. Abanyeshuri baragusanga ukabasanganiza ubumenyi bwawe, inamubaha zirabarema zikabageza ku butsinzi. Mwarimu murezi ubereye u Rwanda, mwarimu ishingiro ry'impinduka nziza mu burezi. Urakaramba, uwabonye
reba mwarimu yigishije abaganga, yigishije abayobozi, abashinzwe umutekano bose bamunyuze imbere, yigisha abikorera, yigisha abafundi, yigisha abashoferi ndetse n'abakanishi, utibagiwe abahanzi n'abanyamadini. Burya mwarimu byose, mwarimu murezi ubereye u Rwanda, mwarimu ishingiro ry'impinduka nziza mu burezi. Uragahirwa, urakarama, uwabonye umunyana. Uragahirwa, urakarama, uwabonye umunyana. Aho rero akaba ari Bimenyande Gaspard aririmba indirimbo ya mwarimu. Hanyuma Gaspard, igitekerezo cyo gukora iyi ndirimbo cyavuye he? Igitekerezo cyo gukora iyi ndirimbo ahantu cyavuye, yegereze mikoro neza abantu bakumva. cyavuye ko ku itariki ya mbere y'ukwa gatanu muri uyu mwaka turangije hari habaye umunsi mukuru wa mwarimu. Biba ngombwa yuko nza guhabwa inshingano zo gukora indirimbo yo kwizihiza uwo munsi. Usanzwe uri umurezi noneho? Nsanzwe ndi umurezi. Siko turi kumwe n'umuntu ukomeye cyane, turi kumwe na mwarimu muri studio. Hanyuma wigisha he? Nigisha muri kariya karere ka Kirehe mu kigo cyitwa GS Kigina giherereye mu murenge wa Kigina n'ubundi. Gusa wigisha ibiki niba atari ibanga? Yo nigisha amasiyansi. Wigisha ibijyanye n'amasiyansi. Hanyuma ku rundi ruhande turi kumwe na producer, uri umuhanzi na producer niwe bajya basigana. Hanyuma Olivis Pro, bimeze bite? Olivis Pro akorera hehe? Tumeze neza cyane, turashima Imana. Hanyuma nkorera muri Green Mountain Studio. Iyo ngiyo iherereye he? Ni studio iherereye mu mujyi wa Kibungo. Gusa nanone twagiye twagura n'amashami mu tundi duce tugiye dutandukanye, nk'abantu bari Kayonza twabatekerejeho ubu, ndetse no mu nkengero zaho hari branch twafunguyeyo. Hanyuma no mu mujyi wa Kigali abantu badushaka baratubona ku buryo bugaragara. Hanyuma ngira ngo murabyumva rero. Hanyuma rero Gaspard, watubwiye uti maze imyaka igera kuri 4 harya? Imyaka igera kuri 4 ndi umuhanzi. Ubu buhanzi se ubukomora he? Mu by'ukuri kuva na kera njye mbyiyumvamo. Niyo numva nshobora kuzagera igihe nkahanga, kuko numvaga nkunze kuririmba, nkakunda abaririmbyi, nkumva nanjye mbese naririmba. Mu baririmbyi wumvaga ukunda ninde wavugaga ati cyo koze uyu nguyeho ambere icyitegererezo ku buryo nanjye nazabikora? Harimo nk'umuhanzi Kingije Musi na Meddy. King James na Meddy nibo bantu wumvaga rwose uvuga uti nanjye nzabigana mbe nkabo. Hanyuma se ko twumvishe indirimbo tubifurije urugo ruhire, mwarimu umurezi, ko twumvishe zifite injyana nk'iyo mu kiliziya, ubwo ntiwaba ufite ahantu bikomora muri kiliziya? Ko twumvishe umuziki wawe usa nkaho urimo akantu kari classique cyane. N'ubusanzwe ndi umukristo, kandi nabaye no muri korali. Muri umukristo w'ihe dini? Ndi umukristo w'idini Katolike. Nigeze mba n'umukoraliste, nkiri n'umunyeshuri, nari muri korali. Kuki se ubu ngubu utakiba muri korali, byagenze bite? Byaje kurangira biteye ishoti? Ubu ngubu kubera inshingano nyinshi nabaye mbihagaritse, ariko ndateganya kuzasubira. Reka twumve Loué Dieu ya Bimenyande Gaspard. Hanyuma ubundi izi ndirimbo abantu bazajya bazikurikira hano kuri Radio Izuba. Bimenyande Gaspard afite indirimbo Loué Dieu, ubwo reka nayo tuyumve, turagaruka mu kanya.
Imana ni umucamanza w'ukuri, ni Imana ishobora byose, ni Imana y'inyembaraga, ni Imana y'amahoro, ni Imana nyiri byose, ni Imana umwami w'abantu. Himbaza iyo Mana. Ruwediye today and forever, ruwediye, ruwediye today and every day, ruwediye, is it true justice, ruwediye today and forever, ruwediye, ruwediye today and every day, ruwediye, is it true justice, ruwediye today and forever, ruwediye, ruwediye today and every day, ruwediye. Ruwediye today and forever, ruwediye, ruwediye today and every day, ruwediye, is the Almighty, ruwediye today and forever, ruwediye, ruwediye today and every day, ruwediye, is the Almighty, ruwediye today and forever, ruwediye, ruwediye today and every day, ruwediye. Ruwediye today and forever, ruwediye, ruwediye today and every day, ruwediye, is a body of power, ruwediye today and forever, ruwediye, ruwediye today and every day, ruwediye, is a body of power, ruwediye today and forever, ruwediye, ruwediye today and every day, ruwediye. Okay, ati luwediye today and forever, luwediye. Ngira ngo kuki wahisemo gufata luwe y'igifaransa noneho ugashyiramo today and forever y'icyongereza? Nashatse kuvanga icyongereza n'igifaransa. Niko inganzo yari yabigutegetse. Hanyuma kugira ngo rero abantu bataza kugira ngo producer Olivis nawe ntacyo yaje gukora hano mu kiganiro. Reka turebe. Hari iyitwa Mula ku gasongero by B Park, izo ni indirimbo zakorewe muri Green Mountain Studio. Reka twumveho gakeya ibyo mwakoze, abantu nibumva atari sawa ubwo nyine muraba mushaka ukundi kuntu mubigenza. Niyo mwaragafunguje amazi menshi kadakanye ubwo muri irwanaho nabo baratubwira. Okay, reka twumve indirimbo ya B Park ku gasongero yakorewe muri Green Mountain Studio, ikozwe nande na Rene Pro. Hanyuma wowe Olivis ubwo turaza kureba izo wakoze zarizo. Okay. Yeah.
It's a been long time no kicking. Ni ya nyenyeri iburasirazuba. Iyi ni Green Mountain. Rene Pro. Ndi ku gasongero mpagaze kigabo pana bwabo. Inkoto ku rurimi bitaba mu mutwe shigati y'ingabo. Tumwe rukumbi kuri ubu bwamu gifite inyege. Ndabona impinja nkibuka ibwana naramenye ifege. Ndacyari imikanda mpagaze bwuma nkiniyo ninga. Nikumva amahoni ntuze guhungura hatarinye. Uri nka Tomasi wemera ubonye kankwihire mapu. Mutambike akantu k'amatupake muri hiri mapu. Ndabizi urabyumva kuko aka kanya mfite igisasu. Reka imigani reka kugira nyine ndabizi. Wowe uri hasi n'ibyo ukora ntabwo ubizi. Ucyumva bipaka yo mwita papa. Umwe wahaba gucya barapamba niwe rugamba ukimanitse ibyapa. Niwe rugamba ukimanitse ibyapa. Not man of perfect, just a process. Ibikeni bivuga bunyabirajwi igihe ni nk'inyoni mu gisambu bavuga gusiyomba ni buye rimwe gusa n'izina sambata nuko nibatse niwase nunarabona kurumva kurusho nagaragara babigaragara reka kwitsimba nkwereka igisimbo ngo napindanza kuzinda kutandukanyije imbaraga saninda gisaka kimashiboye uhagaze umbuye tuhagaze umutaka n'ishusho rya gatatu murapfuye. Ndi ku gasongero ndi imbere cyane. Nacitse ibikundi bigira amahane. Yes, yitwa B-Pack Rugambi umwama w'igisaka n'indirimbo yitwa ku gasongero, indirimbo yakorewe muri Green Mountain Studio ikorwa na Rene Pro. Nibwo nizere ko abandi bahanzi nabo bashaka kugerayo. Orivis, imiryango ntifunguye? Yes, imiryango irafunguye cyane. Turi kubabwira ngo ni karibu. Ni ukuvuga ngo abantu baturiye Ngoma, yaba Ngoma ndetse n'abayituriye, ndetse ubwo namaze kubabwira yuko twafunguye branch nshyashya Kayonza. Aho naho abantu bahaturiye nabo bahagera, ni Kayonza mu mujyi. Hanyuma n'abandi bifuza n'ubundi kugira kuba bakora ibintu nk'ibyo ngibyo no mu mujyi Kigali naho dufite uburyo twabakorera. Hanyuma reka tugaruke kwa Gaspar afite n'indirimbo yitwa Iratabara, sibyo? Yego. Gaspar, sibyo? Reka nayo tuyumve. Waba warahuye n'uburwayi bukaze ukiheba cyane wibwira yuko itakuzi. Have wikwiheba izagukiza kandi izagufasha, kuko iyo Mana iziri igihe maze igatabara. Ubuzima bwawe ugira ibigusha, abo wita inshuti zawe zose zikakuryarya, ukabibona ukagira kwiheba. Ariko wibuke yuko ufite iyo Mana umukunzi mwiza udahemuka. Reka kwiganyira, reka kwiheba, ejo uzabaho ejo uzameruke, kuko ufite Imana ikurengera, kuko ufite Imana y'inyembaraga ishobora byose no mu bikomeye iratabara. Ibigeragezo biraryana bikaryana, ariko ntibikakurusha imbaraga ngo bigutere kwiheba cyane. Kandi menya ko atari karande k'umuntu
uzabitsinda reba Isaka Danieli na Yakobo barayisenze batawe mu itanura ry'umuriro mazi yo mana irabatabara ibavanamo ari bazima bashima iyo mana nyiricyubahiro reka kwiganyira reka kwiheba ejo uzabahute ejo uzameruke kuko ufite imana ikurengera kuko ufite imana y'inyembaraga ishobora byose no mu bikomeye igihe utunguwe ntibikugoye iyerera usenge ubibwira imana irakumva n'abakurambere bacu barayisenze baratabarwa humura nawe uzatabarwa ntiyaduhanze aba warahuye n'abagizi ba nabi bakagukubita ndetse bakakwambura ibyawe byose maze ugasigara amaramasa ukabura rwose uwagutabara n'uwaguhoza ariko izagutabara reka kwiganyira reka kwiheba ejo uzabahute ejo uzameruke kuko ufite imana ikurengera kuko ufite imana y'inyembaraga ishobora byose no mu bikomeye iratabara. Yes, yitwa Gaspar Bimenyande, umwe mu bahanzi baje kudusurutsa uyu munsi. Ni ku isaha y'isa 3:44 muri studio za radio Izuba. Reka namwe rero tubahe umwanya yaba producer mwamwumvishe Gaspar Bimenyande nawe araza kubasigira nimero ze kugira ngo niba hari icyo mushaka kumubaza muri uru rugamba rw'umuziki yatangiye nawe yagira icyo ababwira. Hanyuma rero 07311100 turabakira ku murongo wa telefone. Hello. 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 Yes. Aramutse mwaramutse. Waramutse amahoro. Uwo mugabo Gaspar Bimenyande yaduha nomero ye. Gaspar Bimenyande arabaha nimero ze rwose. ndayibaha Umudara nka Theoneste Ndimabara. Yego Theoneste abangahe mabara. Sawa. Sawa. Hello. aba warahuye n'uburwayi bukaze ukiheba cyane wibwira yuko itakuzi Hello. ave wikwiheba izagukiza kandi izagufasha kuko Hello. Izuba ano? Yes. Aramutse rero. Waramutse amahoro. Okay, ni Munyabugingo Pangura ndi mu murenge wa Rukira mu kagari ka Nyaruvumu. Okay, uwo muhanzi rero Bimenyande. Numvise ni umwarimu kuri JC ya Kigina. Aha, Masaba yaragize ati dutegereje amashanyarazi ya Rusumo. None aka kanya yabonetse ari guhuza u Rwanda, Tanzania n'u Burundi. Nk'umuntu uri aho Kigina ikibazo namubaza nk'umuhanzi arategura kumanukayo nawe akagira icyo avuga kuri ayo mashanyarazi cyangwa se yaba yarabitangiye hari ahageze kugira ngo tuzumve nawe nimba ari bwujye mu rya Masaba. Uramusaba kuririmba indirimbo y'amashanyarazi. Nyine
masabo yaravuze ngo dutegereje amashanyarazi ya Rusumo. Ubu aka kanya Rusumo Tanzania na Burundi, ubwo Rusumo ni mu Rwanda, Tanzania ni mu gihugu cya Tanzania, n'ubusanzwe i Burundi n'ubusanzwe n'igihugu cy'i Burundi. Nta mashanyarazi ari kuduhuza ari kuva aho ngaho ku rugomero rwa Rusumo. Yaba ari guteganya kuzagerayo nawe kugira ngo agire icyo avuga yunge mu rya Masabo, dore ko Masabo yari yavuze ko dutegereje amashanyarazi ya Rusumo. Okay, ubwo araza kubasubiza. Sawa, arakoze cyane. Sawa. Mazi yo mana irabatabara ibavanamo ari bazima bashimiye yo mana nyiricyubahiro. Yes, hello. Mwaramutse neza Radio Izuba. Waramutse amahoro. Muravugana na Mutorimana Jean de Dieu, umurenge wa Kabare hano dutera imbere. Yehe. Uwo gatari rwose akomerezaho umuntu afite impano. Nakunze iyo ndirimbo ye cyane, mwarimu rwose ayo magambo arimo rwose atuma umuntu agira akora, mwarimu wese agira yo gukora. Okay. Nawe rwose twamushimye cyane, nakomerezaho. Yego. Igitondo kuri twese cyiza. Nubiragiye Fabiola kirehe nasho. Yehe. Ahubwo hari umuntu uri Kigali bita Sadi yarantelefone yarambwira ngo umuhanzi ko yazigihera. Umvaga indirimbo ze zirasobanutse ryose, ubwo zimeze nk'amata ziraryoshye. Okay. Noneho bombwirire ngo aho ngaho atanga ariko nomero ze cyangwa ahantu twaca tukajya tumushyikiriza gahunda nzima. Merci beaucoup. Okay, sawa. Ndetse bakakwambura ibyawe byose maze ugasigara amara masa ukabura rwose. Yes. Ni kuri Radio Izuba. Yego. Ni Emmanuel Imana ishimwe mu ngororero yitwa. Imana ishimwe mu ngororero, bimeze bite ko twaburanye? Umugabo nakomereza ndumva ibintu ari wane. Okay. Yego. Turakumva. Hello. Yes. Ni ibizi Didasi mu karere ka Kayonza. Yes, Didasi. Ahangaha mu murenge wa Kabare. Mumeze neza ariko Radio Izuba. Nta kibazo, tumeze neza n'amahoro, ni urwembe turakeba. Ntabwo tumeze neza cyane, turabakunda. Okay. Okay, asante. harimo umurezi ubereye u Rwanda. Hello. Aramutse neza Radio Izuba. Waramutse amahoro. Ndize hano mu murenge wa Sake. Yego ndizeye. Mu kagari ka Kibondo. Umudugudu wa Karere. Murakoze neza. Ehe. Hanyuma Gaspar, dusigaranye iminota 9. Hari ikibazo bakubajije bati ko Masabo yaririmbye ko bategereje amashanyarazi ya Rusumo, none amashanyarazi akaba yarabonetse, wowe uzaririmba iki kuri ayo mashanyarazi? Ku bijyanye n'icyo nazaririmba ku mashanyarazi ya Rusumo, njye nazaririmba yuko yahageze. Okay. Hanyuma hari abantu dusabye nimero ya telefone yibahe. Nimero yanjye ya telefone ni 078 72 45 203. Subiramo nanone. 078 72 45 203. Hanyuma Rene Pro, ushaka kuza muri Green Mountain Studio yabigenza ati?
urumva wenda mpereye hejuru harimo n'izindi serivisi, ntabwo dutanga serivisi zo gukora indirimbo gusa. Ubundi ku bijyanye na serivisi zikorerwa muri Green Mountain Studio hari audio production, hari ugukora amarecord ndetse na beat, hakaba ku ruhande rwa video production dukora amalyrics, dukora video clip, ndetse hari na YouTube channel management nabyo tubibafashamo. Muri Green Mountain Studio tugira sonorisation ikodeshwa, ubwo haba abantu bafite ibitaramo, inama, ubukwe, ibyo byose tubibafashamo neza cyane. Hanyuma muri Green Mountain hakiyongeraho akarusho yuko twigisha cyangwa se hari ishuri ryigisha ibigendanye n'umuziki. Ibyo byose umuntu abishaka rero yahamagara kuri kangahe? Nimero mwahamagaraho hari 0782 240 196, 0782 240 196. Hanyuma Gaspar, nicyo wasaba abafana bawe mbere gato twumva uno muntu? Hello. Yes. Ubwo ni Samuel muri Rwimiyaga muri Karushuga. Yes, Samuel. Abo batumirwa twabashimira bose babirimo neza bakomereza. Abakurikiye cyane mu burasirazuba. Okay. Ebana abaganga. Gaspar, niwe ndi kubaza. Abafana bawe barababwira iki? Cyo nasaba abafana banje ni ugukomeza kunshyigikira. Okay. Bakajya kuri YouTube bagakanda kuri subscribe bakareba n'izo ndirimbo ziriho. Kandi ibitekerezo byabo birakenewe. Bakakomeza kuduhereza ibyo bitekerezo byabo. Subscribe kuri Bimenyande Gaspar kuri YouTube channel yitwa ndabona ari gutwe n'abantu. Hello. Yes. Ni bidavuga rutenda cyangwa kwibariza Gasupari. Gasupari ndi kumubaza. Nk'ikiguzi cy'umuntu wenda ushaka nko kwiga umuziki wenda ni nkangahe? Gasupari subwo niwe wigisha umuziki cyangwa urabaza Olympics Pro? Nyine nabaza ariko kwa n'abakoramo yadusobanurira. Okay, Olympics Pro. Ushaka kwiga umuziki mwamuca amafaranga angahe? Hanyuma wenda ibyo ngibyo biterwa n'uburyo twaganiriye rwose, ntabwo twananiranwa wacu. Apfa kuba yageze kuri Green Mountain Studio cyangwa agahamagarira kuri izo nimero, turazisubiramo, cyangwa se n'ubundi ndabaha ebyiri kugira ngo mu gihe habayeho kubura imwe. Yes, hello. Yego. Bimeze bite? Biraho. Abanyita Isaka. Yes, Isaka. None umutumirwa wacu ni mwiza kabisa, twamukunze. None umuntu abashaka yabasanga he? Uravuga umuhanzi cyangwa producer? Uravuga umuhanzi cyangwa producer? Umuntu abashaka yabasanga he? Yitwa Green Mountain Studio, ikorera mu mujyi wa Kibungo, Ikayonza n'i Kigali. Hanyuma ubundi mwarimu we Gaspar akaba n'umuhanzi we akorera Ikirere. Okay, nta kibazo yagize akakonta kikiwe. Okay. Nimero twihuse muri Green Mountain Studio. Yego, hari 0789 52 85 90. Ndayisubiramo 0789 52 85 90, cyangwa ugahamagara kuri 0782 240 196. Yego, aramutse neza. Yagarutse. Nashaka kubaza ubahanzi. Ntabwo turi kukumva. Abo bahanzi bose
Olivis usengera ngewe nsengera muri ADPR. Olivis ni wo muri ADPR hanyuma Gaspar ni umukatolika. Hanyuma rero tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu twagiranaga uyu munsi. Ati Leonce ni Samuel Karushuga Mbariza Pascal Gaspari afite iyihe ntumbero? Ati mu muziki ufite niye ntumbero Gaspar? Ntumbero ni ukomeza kuhanga indirimbo zihimbaza Imana. Okay. Ndetse n'izigisha abantu mu buzima busanzwe. Okay. Aha mu minota umwe dusigaranye ndagira ngo rero mwese mbashimire ko bamwitabira ikiganiro cyacu. Gaspar wakoze cyane. Mwakoze namwe. Orivis Pro wakoze nawe ubwo twizere ko muri Green Mountain ibintu ari amahoro. Ya mwakoze cyane ni karibu cyane kuri abo bantu bose kandi namwe turabashimiye cyane kuba mwadutumiye. Okay, ni naha dusoreje ikiganiro cyacu imvano y'ibivugwa by'umwihariko kwa gatanu bari umunsi dushyiramo imyidagaduro. Twataramiwe n'umuhanzi Bimenyande Gaspar waturutse Ikirehe, twari kandi na Orivis Pro waturutse muri Green Mountain Studio aba batunganya umuziki. Ubwo rero mwese twizere ko mumeze neza. Ikiganiro imvano y'ibivugwa tuzongera gusubira ku munsi wo kuwa mbere. Mwese turabifuriza umunsi mwiza. Rudatetereza bagutega yomba bagutatira bagatakoga umutako gutanaze byuguhozaho urushinge ngasusuruka basuherewe ngasinda umunezero uvubuka mu biganiro umuziki n'amakuru utangaza. Radio Izuba uri inyamibwa mu maradi. Imvano y'ibivugwa. Kurikira ikiganiro imvano y'ibivugwa umenya amakuru agezweho iwanyu. Uriya abari abayobozi bose beguye uko bagiye niho mafuti. Twega hano mu mudugudu isangano umuntu wese yumvaga imoto y'umukuru w'umudugudu ushinzwe umutekano umuntu wese akiruka. Twese twakubitwaga buri munsi inkoni. Hari umuntu bakubitse bamukura inzara agihagarika n'inde waguye. Kuba beguye ibyo ni ibyabo ahubwo leta ibakurikirane. Nagira ngo mbabwire ko aho inzove ebyiri zirwaniye hapfa ibyatsi ni bande? Nitwe n'abaturage. Wanda yetu yale usiyo kama ya zamani. Wanda yetu yale